umutima uburwana intambara gonna zatuma umutima wawe ubabara hoya gusa ninjye wisanze mbabara sichaka kugukumbura nje chaka kuguhorana mu mutima niyo utabu wanje no that ndazakugukoma tonight is me and you but I love you I hate how I love you icyambere Wazy she is talented ikindi kandi nyine mbona yihariye nkunda na character ze nyine ubona ari umuntu wihariye nukuru iteka yakoze umurimo yatembesheje amazi meza mu mitima iguye umwuma ese ubona imico y'amadini kubitandukanye nta kintu byangiza umuntu oya biterwa ndakeka biterwa n'imyemerere y'abantu yego nakiyaho nk'urugero for example kuba nitandiye ntabwo bisobanuye ko ndi umwisilamu yego kandi nibisobanuye ko nyine nshobora kuba nsebeje nk'idini mbamo hari ukuntu umuntu aba akunda ikintu njyewe nkunda imyambarire y'abisilamu ni nayo mpamvu akenshi nyine mba mbyambaye ariko njyewe ndi umurokore burasi idini ryawe rirabyemera ko nabonye iyo bigeze ku bintu by'imyambarire babikontaho cyane. NCDTV, Big Dreams Change Things. Simwifurije kugubwa neza aho uri hose mu bice bitandukanye yaba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Of course this is NCDTV. Twagarutse tugeze mu gace kacu ka gatatu ka NCDTV podcast. Uyu munsi ndi kumwe n'umwari mwiza cyane nkuko muri kwibona kuri kamera za NCDTV. Tugiye kuganira nawe byinshi kuri we ndetse afite byinshi aduhishiye. Turakwakiriye. Yego murakoze. Uratangira wibwira abadukurikiye. Amazina yanjye nitwa Celine, abanuye Kanombe. Yego. Abana b'Ikanombe, ariko abana b'Ikanombe ko bambwiye ko ufite utuntu tutari twiza. Ni mwese cyangwa baba babeshyera? Oya ntabwo ari twese. Urubona bituruka ku kisi? Sha ntabwo bizi gusa nyine abantu buri muntu wese abivuga uko abyumva gusa ntabwo bari twese. Ikanombe bambwiye ko haturuka impano nyinshi zitandukanye abakinnyi b'imipira, abahanzi, abana nyine bakora udushya, ababyinnyi. Ni mwese cyangwa hari abo baba babeshyera? Maybe ndakeka. Wese umwana waturutse Ikanombe ni iki watuzaniye? Je nabazaniye inkuru nziza yo kuririmba. Yego. Kunjye mfite impano yo kuririmba. Ese uriyubona ku kuririmba abantu barabivukana cyangwa ni ibintu umuntu yiga? Okay, hari ababivukana. Hari n'umuntu ukura kumva arabikunda ariko wenda atari nka talent yari uko abikunda akabyiga. Itandukaniro ribiri he? Okay, navuga ko umuntu wabivukanye. Yego. Abazi kubikora cyane kuruta nyine wa muntu uri kubyiga. Ko arabo se nabonye babyiga akabikora cyane akarusha wa muntu wabivukanye utarabishyizemo umuhate. Okay, ubwo muntu aba afite impano ye yihariye ariko wasanga wenda impamvu uwo ngo waruvuze ubu warayivukanye ariko atarabyigiye wasanga nawe abaye yarabyize nyine cyane. Ese nk'urugero mbwira nk'umuhanzi ukunda mu Rwanda? Jewe nkunda Ariel Ways. Ariel Ways. Ubona se ari icyo atandukaniyeho na Aline Sano? Okay. Icyambere wenda kundi muntu ushobora kuba ukunda hari Aline Sano. Wenda nashaka kumuvugaho ibyo gusa ngiye navugaho ku byanjye impamvu mukunda. Icyambere Ariel Ways she is talented. Ikindi kandi nyine mbona yihariye nkunda na character ze. Nyine ubona ari umuntu wihariye. Hari nk'akaririmbo ke se waturirimbiraho? Yego. Twaje. In my mind
There's another say, but my mouth can say it all in your face, baby. In your face, baby. Umutima uburwana intambara gonna zatuma umutima wawe ubabara hoya gusa ninjye wisanze mbabara sichaka kugukumbura nje chaka kuguhorana mu mutima niyo utaba uwanje no that ndazakugukoma tonight is me and you but I love you I hate how I love you for your love I'll do everything na 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 I love you I hate how I love you for your love I'll do everything na 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 na. Wow, hari umuntu wigeze akubwira ko ufite ijwi ryiza? Okay, barahari. Ese uriya ko ngiye nkunda kuririmba cyane banumva ko ari n'ibintu nanakora ariko iyo ngerageje umuntu ahita nshinege ahita mbwira ngo reka ngo rekera buri bubona nzakure nka motivation. Uzise muri ino si urumva bamwe barakubwira urashoboye abandi bakaguca intege. Yego, gusa nyine we biba bisaba ngo wihe icyizere kuko buri utihaye icyizere bwa mbere nta wundi muntu waguha icyizere nyine wowe utakihaye cyane. First urabanza, secondly hakaza abandi bantu. Ni iki kintu kikumotiva kuririmba? Jewe for example navuga ko ari nka sister wanje. Yego, kuko niwe muntu nyine na growing up ambwira uti nyine urashoboye. Sometimes abantu bakanca intege ariko we agakomeza nshyiramo icyizere ambwira uti wowe komeza ugende nyine bizakunda one day. Nawe aririmba cyangwa? Okay, ntabwo aririmba gusa nyine nuko ari umufana wanjye wa mbere cyane. Home say like mom we abivuga iki? Okay, bo nabo barabikunda kuko nabo bajyaga bambwira rimwe na rimwe so one day wazagiye muri studio ukareba nyine nabo barabikunda, nabo baranshyigikira muri tara yanjye gusa nyine bo kuko akenshi bari ababyeyi nyine ibintu nk'ibyo ntabwo babijyamo cyane. Uri umunyeshuri? Yego. Ese uri ubona gufatanya umuziki n'ishuri atari ikintu gikomeye cyane? Biba bigoye, ntabwo navuga ngo ni ibintu biba byoroshye ariko buriya iyo nyine buri kintu cyose wajyaye time management kimwe ukavuga uti nzajya nyikora muri iki gihe, ikindi gihe ukavuga uti nzajya nyikora, nyine nawe ubirinda ko byakafekta nk'ishuri. Ko nabonye se akenshi byanga, urumva hari igihe uvuga ngo ndiye ndibanda mu kuririmba cyane mu ishuri bize nyuma nk'ubu ugasanga nyine amanota yawe ahita bigaragaza, ahita agaragaza icyo kundi. Okay, tubwira amanota ugira niba atari ibanga. Okay, nza muri 60 ngira amanota 60 cyangwa se maybe 65. Sinakubwira ngo njya muri 40 wapi. None se ubona utaririmba bitakabaye bizamuka cyane bikaboostinga kuruta uko ayubona ubwo? Oya, wenda gashobora kuzamo gato ariko nanone iyo uzi ikintu ushaka nyine ibintu byose urabiharanira cyane. Iyo uzi ikintu ushaka wifuza kugeraho? Nifuza kugera ku rwego nyine kugera kuri rwa rwego ku buryo nyine abantu bazavuga uti ramwana nyine urumva akenshi for example hari aho ugera nyine ukabona abantu bikuvuga se uriya muntu ubazigeragera nyine ahantu hari up to nyine ngiye nifuza kugera kuri rwa rwego ku buryo abantu nyine bazajya bambona bagatangara. Aseseri ari abantu benshi nyine iyo babonye gutyo utangiye maybe wenda iyo noneho udafite wa muntu gupushinga w'umuhanzi wenda muziranye cyangwa se FM ifite ibintu byo guhita bagushoraho bikunda kugorana cyane ugasanga umwana acitse n'intege. Wowe wumva yuko wenda bizakundira kuki? Wenda atari kuvuga ngo ni tara yawe gusa, ikindi kizagupushinga bari iki? Okay, hari igihe umuntu agirirwa amahirwe for example maybe ukaba waririmba hakagira nk'umuntu wakishimira tara yawe
wenda we afite nk'ubushobozi yego akaba yagufasha maybe akavuga ngewe uriya mwana naramukunze bitewe n'uko ukuntu aririmba akaba yagufasha birashoboka. urasenga yego ndasenga. usengera nsengera mu barokora ari Kicukiro kubageza babonye witandiye bari bagize ngo uri mwene dini bari kuvuga ati niki ese ubona imico y'amadini kubitandukanye nta kintu byangiza umuntu? oya biterwa ndakeka biterwa n'imyemerere y'abantu. yego nakiyaho nk'urugero for example kuba nitandiye ntabwo bisobanuye ko ndi umwisilamu. yego kandi ntibisobanuye ko nyine nshobora kuba nsebeje nk'idini mbamo. hari ukuntu umuntu aba akunda ikintu njyewe nkunda imyambarire y'abisilamu ni nayo mpamvu akenshi nyine mba mbyambaye ariko njyewe ndi umurokore. burasa idini ryawe rirabyemera ko nabonye iyo bigeze ku bintu by'imyambarire babikontaho cyane kati ipantaro duki amaherena idini ryanjye rirabyemera. aho bari nta kibazo. gusenga ni ibintu uhuza gute n'ibyo ubamo cyangwa se n'ibyo ukora? uzise njyewe urumva nakuriye njyewe nyine nakuriye mu gipasiteri njyewe nakuze nyine ifi wanjye ari pasiteri urumva nyine nakuriye mu bintu byo gusenga cyane. yego rero njye ikintu cyo gusenga nyishyira imbere kuruta ibindi bintu. yego none se buriya hari igihe umuntu akurira mu batambyi tubita abana b'abatambyi akenshi bakurira muri uwo mujyo usanga babo bakirijwe bakurikira idini ariko ugasanga wa mwana arabananiye. akenshi cyane dukunda kubibona nyine ingero nyinshi abana bananirana akenshi bari abana bo mu batambyi. ubona biterwa n'iki? si uzise icya mbere buriya umwana nubwo yakurira mu batambyi gutyo gusa buri muntu wese aba afite inzira ye. urumva hari ikigero umuntu ageraho we akiha nyine inzira agomba kugendamo. yego ibyo ngibyo ntabwo nabivugaho cyane kuko ibyo ndakeka ari nk'ikintu nyine umuntu ashaka we yahisemo. nk'umwana wo mu batambyi rero ugiye kutunyurizamo akantu ka gospel nyine akaririmbo. uri mwiza uri mwiza uri mwiza uri mwiza reka ndabivuge uri mwiza Yesu uri mwiza uri mwiza uri mwiza uri mwiza uri mwiza uri mwiza reka ndabivuge uri mwiza Yesu uri mwiza uri mwiza. wow ese wigeze uririmba wo muri korali ukiri umwana? yego birumvikana nk'umwana w'umutambyi ariko ndibaza impamvu utabikwebye. impamvu utabikwebye ni iyihe koko cyangwa urabiteganya? hari ikintu uburagiye ati umunsi umwe uzabivamo? oya nzabigumamo. ubu gusa korali naririmbagamo bwa mbere nyiri umwana ariko nyine haje kuzamo utuntu nkatangira kuzajya njya kwiga nyine bikazamo ibintu nk'ibyo birangira nyivuyemo. ariko uba wumva nyine ko bikurimo atari ibintu nyine ushakisha n'ubu bibaye ngombwa ko nka korali kakwitabaza wabafasha nyine ukaririmba. yego hari abantu benshi bakunda kwibaza ku mwana w'umukobwa ushaka kwinjira mu muziki hari ibitambo asabwa gutanga cyane cyane mu muziki wa hambere byari bigoye cyane kubona umwana w'umukobwa nyine ajya mu muziki atatanze igitambo. ese bibaye ngombwa cyangwa bikakubaho ibyo bitambo wumva wabitanga kugira ngo ugere kuri ya revu ushaka kugeraho? urumva ibitambo biba bitandukanye.
hari ibitambo biba atari sawa, hari n'ikintu nyine umuntu akubwira ukavuga utoke iki cyo ntaribi. Nje ndumva on my side aba ari ibitambo byiza, it's okay. Bibaye ari bibi no. Ibibi akenshi biba ari ibibi kuko burya baba bakwaka ikisi like bakunda kwaka umubiri ngo ibi and then nawe tukupushinge wantu ugere kure yashoboka. Indirimbo yawe ahubwo nande se na Beyonce izakorwa ariko nawe ibi ngibi wabitanze. Rero wowe uravuga ngo ntago nshobora kubyemera. None se akenshi abantu wenda babihitamo no kuba babona ariyo mahirwe yonyine asigaye yo kugira ngo babazamuke. Ubwo iyo uburetse ya mpano yawe nyine akavuga ati wapi sinkurikira ibi. Ese wizera ko umuntu ashobora gukora umuziki wonyine nta kindi kintu akora? Birashoboka. Gusa nanone sinumva ko umuntu ashobora okay nibyo umuntu ashobora gukora umuziki. Ariko nanone ushobora no gukora akandi kantu ku ruhande. Sinzi maybe wasanga abakora umuziki wenda bo iyo ari wonyine nyine ubatunga. Ngiye niko mbitekereza. Ubatunga ari wonyine se nta kindi kintu bakora? Erega nago wamenya urumva je wenda wasanga ari n'amabanga yabo. Gusa ngiye ndumva nubwo waba ufite umuziki nyine uri mu bintu by'umuziki ndumva ufite nk'akandi kantu ku ruhande. Nk'uko wabitubwiye ko uri umwana wakuriye mu batambyi, sino hari igihe biza mu muziki ugasanga wisanze muri secular music, zino ndirimbo twita zisanzwe z'isi. Wumva wowe ku rwawe ruhari ntacyo bibangamiraho ya myemerere y'iwanyu cyangwa se uko ababyeyi bameze? Wapi nta kintu biba affectinga. Nyine kwa ko urumva hari igihe ugikora bitewe n'ino tuvuge nk'uburyo muzambaramo mu mavideo, bitewe n'uko muzitwara, ugasanga ababyeyi bazati Imana aratunaniye atuvuyemo ura ntagakiri uwacu. Ubona ntacyo byangiza se ku bantu nyine? Oya ntacyo. Kuko ntujye ubona ari nk'igihe bazana nka video za Rine Sano za kera akiririmba muri kwaya bagahita bazigeranya n'ubu ngubu ukuntu asigaye yitwara, uko abyina, uko yambara, wareba ukabona ntabwo ari ishusho nziza. Uko byasa kose ari akantu nyine kahindutsemo kandi katari keza. Rero numva ko nyine nkuko nyine warakuriye mu muryango w'abatambyi biba byiza cyane nanone gukomereza muri uwo mujyo ukajya muri gospel. Wese kubyumva? Okay, nkuko nakubwiye buri wese nyine ahitamo inzira ye. Kandi nanone wenda kuri Rine Sano abantu bo baravuga, urumva wenda bashaka ko baravuze, urumva yavuye mu nzira nk'izi ubu ngo agiye kuba gutya na gutya. Rero nyine ubundi wowe ugomba gufokasinga ku kintu ushaka, kuko iyo ugiye gufokasinga ku bintu abantu bavuga nyine birangira nyine byinshi cya kintu washakaga kugeraho. Rero nyine njye nguko niko mbitekereza. Muri gospel ukunda uwe muhanzi mu Rwanda? Muri gospel Aline Gahongayire. Turimbira akaririmbo ke rero. Nanyuzwe mu mutima wanjye mfite indirimbo ibihumbi, narindi jambo nshaka kuvuga usibye iri gushima. Nanyuzwe mu mutima wanjye mfite indirimbo ibihumbi, narindi jambo nshaka kuvuga usibye iri gushima. Wow. Ujya ugerageza kuririmba indirimbo za Israel Mbonyi? Okay, shawapi. Na akaririmbo ke nakabe uzi? Israel Mbonyi umuhanzi wa mbere w'ipopira mu Rwanda. Okay, kankubwire. Cobora kuba nziza ari na nyinshi, ariko iyo waririmba nkaba nazi ngo maybe wenda ni yuyu. Okay, twigire Bwota Amasimbi. Hari abahanzi benshi cyane baririmba gospel. Ubu ndumva nge ntari bwo nge no kujyana muri sekira.
cyangwa we niyo wisagamo cyane? Zose. Okay, turimbira akarimbo ushaka ko hanze. Okay. Mfite impamvu zo kuririmba, ndumva nuzuye amashimwe, n'ukuri Uwiteka yakoze umurimo, yatembesheje amazi meza mu mitima iguye umwuma, n'ukuri Uwiteka yakoze umurimo, n'ukuri umutima wanjye urabyemeza ko wera ni wowe. Hari impamvu ikintera guca bugufi, haririmba indirimbo zishimye. Wow. Ko numva se ndi kujya mu mavuta. Tugo turajyana na Ari ukuntu umuntu ajya mu mavuta kumva yahanura. Ubu ngiye numva navuga ibizaba. Mpanure ngewe cyane. Uzaba umuhanzi ukomeye. Amen. Ndabivuze rwose ngewe. Amen. Ese buriya iyo bigeze mu guhimbaza Imana hari igice cyane twisangamo, nyine ari n'icyo narimvuze cy'ubuhanuzi. Ubuhanuzi ubufata gute? Ubuhanuzi okay, ubuhanuzi njya mbona buri mu bintu byinshi. Cyambere ubuhanuzi bushobora kuba buri mu kuririmba, yego, mu guhimbaza, mu kuvuga ijambo ry'Imana, nyine riri mu bintu byinshi. Gutya se umuntu aza akakubwira ati ngenda bibona yuko ejo uzaba umukire cyangwa se ejo uzagura imodoka, biriya bintu urabyizera? Yego. Wizera se ko nkuko nyine bivuga ngo Imana irambwiye, wizera ko koko aba ari Imana ibivuze cyangwa wizera ko ari we ubizanye? Okay, siko byose mbyizera, ariko nyine nanone ngiye ntago, iyo umuntu ambwiye ikintu ntago ngewe nifata nyine ngo mvugutu uyu muntu ari kumbeshya, ahubwo wenda ngiye nshobora kuvuga utoke niba kimbwiye koko, niba nzaba iki ngiki, ngiye ndasenga ngo uti Imana koko niba iki kintu wakivuze reka kizansohorereho. Yego. Iyo bitabaye se urenganya nde? Urenganya Imana cyangwa urenganya undi wakivuze? Okay, nago namurenganya cyangwa n'Imana ngo nyirenganye, kuko buriya nanone Imana yakubwiye hari igihe nyine bya bintu biba yarakubwiye nanone bitinda gusora, rero nyine urindira wihanganye kugeza igihe bizasorera. Ese nk'umwana wakuriye mu batambyi buriya nta murongo wo muri Bible ujya gufasha cyane? Hari uwo nzime bumwe ako nawe n'uwa kera. Nta kibazo, pfa kubuza aho wanditse. Okay, nzi Matayo ibice 10, Mariko ibice 10 umurongo wa 14, havuga ngo nimureke abana bato bansange, nimubabuze kuko ubwami bw'Imana ari ubwabo. Yesu yikundiraga abana. Yesu ukunda abana cyane. Ukunda abana ungana gutyo? Wumva uzagira abana bangahe? Njyewe mba numva nzabyara abana 4. Bane ko ari benshi? Ntabwo ari benshi. 4? Ku myaka yacu ubwo kireka niba biri vuba, wumva biri nka ryari? Ntabwo njya mbiha imyaka, wenda njye nshobora kubiha imyaka nk'umwana w'umuntu, ariko nanone ntabwo ubuze ikintu Imana yaguteguriye. Wasanga njyewe nashaka kuvuga uti nzabyara mfite imyaka 27, ariko ugasanga ubyaye ufite 24 kubw'umugambi w'Imana.
urase ngewe ndi kuvuga abana banjye nge na ibyo nzaba naragezeho nkavuga ati nimba mfite ibi nibwo nzageza abana banabo yego ariko uravuga ngo bane ubu se ubabyara icyarimwe wapi Imana yabinkubise igihano ni umwe hagenda hacamo uzi se wenda nanone kuri icyo kintu wari uvuze biterwa n'ubushobozi uba ufite kuko sinumva ukuntu yaba nta bushobozi ufite ukajya kubyara nk'abana bane wenda simbreminze abababyaye batanyumva nabi ariko nanone buriya nyine twe dutegura bitewe nyine na level turiho tusinzi uko nabikubwira gusa nyine baye nta bushobozi ubyara bacyo bashije kurera ese nk'umuntu w'umukobwa wenda unagana nyine mu myaka nyine uzaba umumama ira nk'amagambo nk'atatu uvuga ku mubyeyi w'umumama ku mubyeyi w'umumama icya mbere ikintu navuga ku mubyeyi w'umumama ni umuntu utajya ucika wenda intege umuntu nyine cya mbere umuntu utajya ucika intege cya kabiri wa muntu ugira urukundo umubyeyi w'umumama aba agomba kuba afite urukundo icya gatatu nyine ari umuntu ufite indangagaciro yego n'ibyo abagabo nanjye ndabavugira muri rusange umugabo agomba kuba umugabo yego ibyo birahagije ese hari abantu bakunda kumbwira ngo nubyara umukobwa agahitamo kuba umuhanzi ntabwo ugushije ishyano ntabwo wenda wowe ufite nk'abantu bajya babikora bavuga ati tuba tubona uzaba mbere iwanyu ibyo ntabwo bijya bibura uko nabikubwiye nyine abantu bavuga nyine bitandukanye yego ariko nyine uko babivuga bo nyine si ko uba ugiye kuba we nta kibazo bajya bivugira ese Celine uri umukobwa ufite indangagaciro zikuranga cyangwa se n'ibintu ugenderaho wabitubwiye niba atari ibanga indangagaciro ngenderaho icya mbere ni ukutiyandarika yego icya kabiri ni ukuba wa muntu udakunda iby'isi yego ndakeka ari izo dushyirireho akaririmbo kamwe umva mbanze nongere njye mu mwuka ubu ngiye ndumva rwose amavuta sinzi uko ubigenza sinzi n'uko ubikora icyo nzi ni uko iyo utegetse biratungana ari ukuntu ubikora iyo utegetse biratungana hari ukuntu ubikora iyo utegetse biratungana. Wow. Seri wenda tugana ku musozo gira inama abakobwa bagenzi bawe batoya bari munsi yawe cyose nabo mungana bitinya bumva ko atagomba kuza imbere ngagaragaza impano ye hora aririmba ariko akarimbira muri douche karirimba ahantu yihishe icyambere inama nabagira ni ukutita nyine ku bantu babaca intege kuko abantu buriya muri no si tuzahura n'abantu baduca intege n'abantu badusapotinga kandi abaduca intege nibo benshi kuruta abadusapotinga rero inama nabagira ni ukuzajya birengagiza abo ngabo babaca intege kandi hari n'ukuntu ugerageza ukabona biri kwanga ukagira uko wenda man ibingibi si byo byanjye kambivemo urakomeza ugatrayinga nyine ukabipushinga cyane kugeza nyine igihe uzagera ku cyo ushaka.
bakibuka no gusenga cyane. Imana buriya ishyigikira umuntu mu bintu byose akora. Yego. Seri reka tugushimire cyane akoze kubana natwe muri NCD TV podcast, uhawe ikaze. Yego. Ikindi noneho dushaka yuko ubutaha uzaza ufite indirimbo yawe tukayimurikira abanyarwanda. Yego. Murabitwemereye cyane. Yes, reka mbashimire cyane mwakoze kubana natwe. NCD TV podcast nakagaruka. Ngendi Denario, niba ushaka kureba filime zigezweho ndetse n'amakuru aba yibazenguruka hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, jya muri Google yawe wandikemo ncdtv.net. Ciao.